Umwami Yesu Kristo nashimwe nanone. Amazina nitwa Didier, nago ndi umushitsi kuri bamwe. Nkaho nongeye kwishaka kubona mushiki wanje mwene data arago twaherukanaga. Sinzi niba yaranabibwiye cyangwa ni umusangwa. Yabibwiye, amina. Hanyuma bitewe n'iminota mpawe, reka nyibyaze umusaruro kandi Uwiteka Imana bane nanjye. Kubw'impamvu rero mu nyemerere twifashishe biya yo muri telefone ibasha kwihuta, kuko tugiye gusoma ibyanditswe n'ubutumwa umuyobozi wa gahunda yawe nkaho abinyuramo. Ni ibintu bibiri nshaka kuvugaho bwari ubuhanuzi. Noneho navuga yuko ari wowe wafunguye ijambo, nubwo wakiriye ufungura, ariko nge navuga yuko ari wowe wafunguye. Nabibwiye pasiteri uyoboye. Hanyuma rero nkaba ndi umusore ushima Imana. Haleluya. Nshaka kuvuga nerekeye ku cyerekezo cy'ubukozi Imana witwa Dawidi wabaye icyitegerezo cy'ubutumwa nshatse kuvugaho cyangwa bw'ubuhanuzi, kuko ijambo ry'Imana ngo rimanukira ubusa. Imana yigeze ibwira Yesaya mu gice cya 55 umurongo uhereye ku wa 8 kuza kuri 11, tuhasanga amagambo avuga ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, haleluya, ngo niko n'ubwenge bw'Imana bwitaruye ubw'abana b'abantu. Hamanuka havuga amagambo avuga ngo nk'uko ikime n'imvura bidashobora kuva hejuru mu ijuru ngo bigwe ku itaka byongere byevapore byigarureyo bitabanje gutanga umugati cyangwa umutsima ku mubibyi, ngo niko n'ijambo ry'Uwiteka Imana yera Isiraheli ritazavira mu kanwa kayo ubusa ridashohoje ryatumiwe gukora. Weko rero ubutumwa manuye buje gukora umurimo bwatumiweho. Yesu Kristo nashimye. Nge ndi igikoresho cy'Imana Imana igiye kunyuramo ivugana n'ubwoko bwayo. Rero umwanditsi w'imigani Salomo mwene Dawidi igice cya 16 yarakivuze umurongo wa 20, aravuga ngo uwumva ijambo azabona ibintu bibiri, azabona ibyiza. Haleluya. Ngo n'ubuhanuzi bwa mbere, uwumva ijambo azabona iki? Ngo kandi uwizera Uwiteka azabona umugisha. None igiye ugasoma Luka 10:28, Yesu yaravuze hari umugore wari uhagurutse kumuhimbaza, kuko Yesu yakundaga kugira igiterane cy'abantu kandi agateranira ahantu hadasakaye. Hano twebwe turi mu hantu hasakaye, imvura igwe ntabwo hatunyagira, ariko ko Yesu yarategekaga ibihe yabasha kuza imvura kutagwa kugira abwiriza, kuko we niba yarategekaga umuyaga ukamwumvira ntabwo imvura ari kumutungura, yabashaga kuyihagarika kuko yaramwumviraga niwe wayire. Rero muri Luka 10:27 wasanga igiteraniro nk'iri ngiri abagore nibo bafashwa cyane kuruta abagabo. Hanyuma Yesu arabwiriza amagambo y'ubwami bw'Imana, abwiriza amagambo yerekeye no kumvira ijambo ry'Imana. Kumva ntabwo bihagije, turasabwa kuryitondera ariko kurishira mu bikorwa. Muri kwa kubibwiriza, umudamu umwe mu bari mu mahero materaniro arafashwa aruzuzwa, ahita avuga rero nubwo uri kubwiriza mbaye nihaye ijambo. Yesu arakiri kubwiriza, umugore ahaguruka amateraniro yiha ijambo, ahita avuga ngo hahirwa amabere yakonkeje, hahirwa Mariya wakonkeje, hahirwa n'inda yakubyaye. Yesu ahita avuga ngo wafashijwe n'amabere yanyonkeje, wafashijwe n'inda yabyaye. Yesu ahita amukosora aramubwira biteye agahinda kuba waza hano mu iteraniro ugafashwa n'ibitari iby'ubwami bw'Imana, ugafashwa n'iby'isi. Yesu ahita akosora umugore, ahita amubwira ngo ahubwo 11 Luka 28 ahita amukosora uyu mugore. Yesu amwereka yuko nubwo nabwirije ntabwo nigeze mbwiriza ku mabere yanyonkeje, ahubwo ni kwa kudushobora kureba umuntu ari kubwiriza ukagira amatsiko kumenya uwamubyaye, ukaboreka ko kabisa umubyeyi wabyaye wakubyaye wa musore we yarahiriwe kuvugira Imana, ugasanga utangiye gutega kuri mama wa Didier kandi wakaba itekereza ku ijambo ry'Imana. Didier Imana iri kumunyuza. Ndabinginze mbasaba mudafashwa n'ibindi ibitekerezo byanyu, reka bibe hano, hanyuma mufashwe n'iki Imana ivugana natwe, mureke gufashwa n'ibyo mure. Yesu akosora uyu mugore muri Luka 10:28 ngo ahubwo hahirwa uwumva ijambo ry'Imana ntibigarukiraho, ahubwo akanaryitondera. Ni amagambo abiri, hari ukumva ntiwumvire, hari ukumva ijambo ry'Imana ukaba ubaye mu mubare w'abahiriwe. Ariko Yesu ngo ahubwo hahirwa kurushaho umaze kuryumva akaryito. Mwene Yesu Kristo uwo basangiye ibere mu nda ya Mariya
arabivuga mu gitabo cyo yabanje mu gice cya mbere ari we Yakobo yavaga inda imwe na Yesu nubwo batari basangiye se kuko Yesu yaravuze ko se ari wo mu ijuru ntago Yosefu ari wamubyaye ariko basangiye ibere na Yakobo na ba Yuda. Yesu nashimwe, ntago mvuga Yuda Isikariyote ndavuga Yuda wundi. Haleluya. Yakobo mwene nyina wa Yesu yandika igice cya mbere umurongo wa 22 yaramaze kwitegereza asaga ko ari umwigisha mu Yerusalemu mu itorero rya Kristo Yerusalemu, asanga hari uburyo abantu bagiye bakunda kumva cyane ijambo ry'Imana ariko asanga nta mbaraga byagize mu mitima y'abantu nk'uko inshuro nyinshi pasiteri urigisha kandi turigisha abigisha batandukanye babanyura imbere ariko ugasanga ijambo nta musaruro ryagize. Burya ijambo rigira cyane imbaraga iyo habaye kurisobanuki. Nuko Yakobo mwene nyina wa Yesu arandika mu gice cya mbere umurongo wa 22 aravuga ngo nitwumva ijambo ry'Imana tureke kwibeshya ahubwo tuba abakozi baryo. Badusobera niba wahageze umva amagambo yavuze Yakobo. Yesu navuze muri Luka 10:28 ko soro ya mugore warutangiye kuramya Mariya nk'uko bagatubika bivuga ngo mirembe Mariya judenema ngo Yesu wabyaye umwana arasingizwa bise kwa kuri baramya Mariya. Yesu ahisa acira iryo soko ryo kuramisha pure mu gihe muri Luka 11 niho yaryangiye nubwo idiri y'ugaturika ntabwo ari kurivuga nabi ryakomeje kuramya irigerekerenge muri cya wa mugore. Yesu yarabyanze wakabaye uhimbaza Imana si ishapure. Yakobo hadusomera umurongo wa 22 igice cya mbere avanga ariko rero mukora ibyo jambo. Umva Yakobo akora ari kuvuga mwene nyina wese ngo ariko rero tujye dukora iby'iryo jambo. Atari ugupfa kubyumva gusa. Atari ugupfa kuryumva gusa. Komeza. Twishuka. Kuko uwumva ijambo gusa. Kukumva ijambo gusa ntaba umukozi waryo. Amaze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo. Amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko yasaga. Umurongo wa kangahe? Witegereza mu mategeko ari ryo jambo ry'Imana ryo ngari kitwa amategeko atunganye rwose. Atera umudendezo si mu byane mu gukiranuka. Agakomeza kugira umwete wayo. Akakomeza kugira umwete wo kurisha mu bikorwa. Uwumva gusa. Atari uwumva gusa. Akibagirwa ahubwo ari uyumvira niwe uzahabwa umugisha. Uwo n'umurongo wa kangaho garukiyeho. Akora 25. Tugaruka ku murongo wa 25 aratubwiye ngo dutandukane n'uwireba mu ndorerwamo akaba ari ko hanafite umwanda hanasa nabi akaba yiyeza. Ijambo ry'Imana burya ni indorerwamo ni itabaza rikumurika ukuri ntago rirya ruswa. Niba witukuje rikwereka yuko hari madowadowa hano hari igikara hano waritukuje biremera ariko ijambo ryo rirakwereka yuko uri igikara original ariko washatse kwihindura inzobe. Ntago ijambo ry'Imana rijya ruswa rikwerekana ukuri. Rero hano aravuze ngo niba twumva ijambo ry'Imana haleluya ngo duharanire kugira umwete ndetse no kugira umudendezo tutabihatwa wo gukora iby'iryo jambo, nibwo Imana izatubona neza kuruta uko wakumva ijambo ukamubahiriwe ariko uzahirwa kurushaho n'ubu umukozi w'iryo jambo. Iri jambo ryaje kubategura dore ubuhanuzi kuntu bumeze. Amakuru y'ijuru nahawe nuko Imana ifite agahinda yuko turi kugenda tuyambura icyubahiro. Irashaka yuko twitoza guca bugufi niba dushaka kutarwanywa nayo. Reka nyite umutwe w'ijambo. Niba udashaka kurwanywa n'Imana witoze guca bugufi. Reka mbisubiremo. Niba udashaka kurwanywa n'iki n'Imana twitoze guca. Ndaje mbereke iyo umuntu yitoje guca bugufi bikagera ku rwego bihinduka ingeso, Imana imushira hejuru mu gihe gikwiriye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 haratubwira ngo nitwumvira abatuyobora abatambye abayobozi batukuri none tubacire bugufi. Hanyuma basobanura impamvu ya mbere Petero arabisobanuye guca bugufi. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5 aravuga ngo kuko Imana irwanya abibone. Ni ikinyuranyo cyo guca bugufi kuko ubwibone ni ukwibesha ni ukwita icyo utari ukishira mu rwego rw'utarimo
cyangwa ukiyitirira ibitari ibyawe. Buri gihe cyose uziyitirira ibitari ibyawe uzamenye uko ari ubwibo. Turi ko bene data, uratangira kwigenzura ibintu byose wiyitirira bitari ibyawe. Ibintu byose uzi yuko wahawe ntabwo ukwiye kubyirata, ukwiye kwirata wabiguha. Reka nsubiremo, ibintu byose uzi yuko wahawe ntabwo ukwiye kubyirata, ukwiye kwirata wabiguha. Iki ngiki nukimenya uzaba mu buzima bwo kugendana n'Imana wicisha bugufi. Uzasohoza Mika 6:8 kivuga, haravuga ngo ni Mika hanuye mu gice cya 6:8 ngo yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka akweretse icyiza cyari cyo ngo ugikore. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? 6:8 Mika ahita avuga ibintu bitatu. Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka, haleluya. Icya kabiri ni ukugira umutima ubabara no gukunda kugira imbabazi. Icya gatatu ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Aha ngaha nongeye kugaruka cyane kuko insanganyamatsiko ni uko Imana irwanya bibone, abicisha bugufi kabahera iki? Ubuntu. Petero tumugarutseho wa mbere igice cya mbere umurongo Petero wa mbere igice cya 5, haleluya, umurongo wa 5 havuga ngo Imana irwanya bibona bicisha bugufi kabahera ubuntu. Umurongo wa 6 tuvuga amagambo akomeye ngo nitwicishe bugufi munsi yo kuboko kw'Imana kugira ngo, dore impamvu dusabwa kwicisha bugufi, ngo kugira ngo izadushire hejuru mu gihe gikwiriye. Tugenda mu gitabo cy'Ingoma, ntabwo ko Dawidi ashaka kufatira nk'icyitegerezo kubw'iminota mikeya mfite. Twirukanga mu gitabo cy'Ingoma za mbere cya 14 turebe Dawidi agiye kuba umwami. Ibintu bibiri byamuranze bigaragaza yuko Dawidi yari afite ibintu byinshi Imana imurata. Dayimoni w'ubwibone ntaho birivuga yuko yigeze abona umwanya muza bwa Dawidi. Dawidi yigeze agira kurangara, ananirwa kuba maso, agwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ikindi yigeze akora ikosa ryo kubara Abisiraheli kubwo guhangayika ashaka kumenya umubare wabo ko ribarura. Ibyo ngibyo ngo Bibiliya ivuga ngo Satani yoheje Dawidi amutura ko Uwiteka ariko abateje mugiga, ari we yavuze ngo reka ngwe mu mikono ryo Mukama kangwe mu mikono ryo rero. Cyari igihano yari yisabira ngo aho kugira ngo amaboko y'abanzi nemeye kugwa mu maboko yawe. Abantu bamwe barabiranya ngo kangwe mu mikono ryo, kandi nta byaha uri kugira. Yisabiraga igihano. Indirimbo ntago ufite uburyo nayihindura ariko yamaze gukora izina. Mureka aho kugira ngo amaboko y'abanzi ntago amaboko yawe kuko wagira imbabazi. N'ibyaha bitatu biri ivuga kuri Dawidi byamamaye byamuranze, ariko Bibiliya ikagaragaza yuko nyuma yo kwihana kwa Dawidi ntago yigeze yongera bisubiremo. Dawidi abantu bamwita ko ngo ari umuntu w'umunyabyaha cyane, wakuraga ibyaha byose bishoboka, ariko Imana ikamukundira guca bugufi no kwiha. Navuga yuko ari ibinyoma, ntago ari byamukundiraga. Dore icyo Imana yakundiraga Dawidi. Dawidi atarajya muri ibi byaha byose nibwo abanje kubutangira ubuhamya. Yamutangiye ubuhamya kiragira intama za se. Yesaya igice cy'ibyakozwe no mu gice cya 13 umurongo wa 22 Imana yabanje itangira ubuhamya kwa Samweli, yari umukiranutsi. Samweli Bibiliya ivuga yuko ngo mu rwandiko rwa Samweli igice cya 9 ngo nta buhanuzi, no mu gice cya 3 ngo yaragiye arundukira ubuhanuzi. Samweli yari umuntu ukiranutse kandi yubaha Imana, atinya Imana, ngo nta jambo ryagoga kutaka ridasohoye ryo hanuraga. Ngo Uwiteka yabanaga kumwe na Samweli. Samweli ari umukiranutsi, Imana imutangira ubuhamya, nta makosa tumwumvaho y'ibyaha agiye ko. Ariko Bibiliya ikagaragaza yuko Imana yigeze ibwira Samweli yuko hari uwamurengeje level yo gukiranuka no gukunda Imana. Hari icyitwa gukunda Imana, hari no gukiranuka. Dawidi mu mateka ntago Bibiliya iratanga uza ku mwanya wa kabiri wigeze agwa mu rukundo n'Imana itaboneka nk'uko Dawidi yabikoze. Dawidi dore ikintu cyamuranze cya mbere, yagaragaje urukundo rw'ubumana, agaragaza imbabazi zirenze kamere zitaba mu bantu, ziri ku Mana gusa. Imana igiye kumureba yibonamo kopi yayo, ritwe ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Ibi biri mu rwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 22 biravuga ngo Imana imaze gukuraho Sawuli mwene Kishi umwami wa mbere wa Isiraheli, ibimikira Dawidi irabanza iramuhamya. Uzo yamuhamirizaga yaragiye Imana ihamya Dawidi kwa Samweli ukiranuka, irabanza imuteza ishari, imwereka Samweli ko hari uwirusha gukunda. Imana yateje ishari Samweli, iravuga ngo hari ukurusha kunkunda, umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. None Imana yongeraho akarusha,
ivuga ku iherezo rya Dawidi mbere y'uko ava muri uyu mubiri ngo uyu nguyu azakora ibyo nshaka byose. Biratandukanye kumva ahantu Imana itangira ubuhamya umuntu akiri kuragira intama za se, hanyuma Imana ikamutangira ubuhamya imbere y'undi kandi witwa ko akiranutse, hanyuma Imana ikamubwira ngo hari uwakurenze level y'uriho, hari uwakurengeje agera ku rwego rwamera nk'uko mufitiye icyizere ndamutangira ubuhamya. Imana witonde umuntu itangira ubuhamya, ikamutangira ubuhamya bw'igihe kizaza, kuko yari yamaze kure umutima wa Dawidi, isanga muri Dawidi nta kugwa nta nzira yo gukiranirwa imurimo. Dawidi Zaburi 3:2 yarabivuze ngo yivugagaho 3:2 umurongo wa mbere ngo hahirwa umuntu w'Iteka buri ibicumuro by'ibyaha bigatwikirwa, ngo hahirwa umuntu w'Iteka atora gukiranirwa umutima we ntube mu buriganya. Dawidi ntago umutima wabaga mu buriganya, yivugagaho. None muri iki gice cy'ibyakozwe mu 13:2 Imana imaze gukuraho Sawuli mwene Kishi yimika Dawidi. Ubu buhamya Imana yabubwiraga Samweli ukiranuka, iramubwira ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi ameze nk'uko umutima wanjye usha. Ndashaka ureke Imana amukundiraga, yari afite umutima nk'uw'Imana isha. Imana igiye gusobanura uwo ari we, ngo uyu nguyu azakora ibyo nshaka byose. Urumva hari bavuze ku guca bugufi. Imana igutangira Dawidi ubuhamya hano ntabwo biravuga ngo ni ukubera guca bugufi byari mu ngingo zatumye Dawidi akora iby'Imana isha. Haleluya. Ngo ushaka akunda aca bugufi, siko abanyarwanda baca umugani, ushaka akunda aca bugufi. Dawidi amaze gukora iby'Imana yashakaga mu gihe cye, ibyakozwe n'umwa 13:36 bavuga yuko Imana imutangira ubuhamya mu murongo wa 22 niba mwahageze bamwe, ngo azakora ibyo nshaka byose, ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Y'icyongereza ikoresha ijambo ngo ameze hakoresha ngo he is a man after my own heart. Ni nko kuvuga ngo ashaka umutima wanjye, mbaye kuba umuntu ngo after another one that, mbese nko kuvuga ngo mbese umutima wanjye uri inyuma w'uwawe. Mani magambo ibyo urarikira nibyo nanjye numva nararikira, ibyo wanga nkumva nibyo nanjye nakwanga. Mani magambo tuba tumaze kuba umwe, tumaze guhuza amarangamutima n'ibitekerezo byo nicyo kuba mariye. Umugore n'umugabo bamaze kumubira umwe batakiri bato. Niyo mpamvu umugore ikimubabaje n'umugabo kiramubaba. Dawidi yarajyagwa mu rukundo n'Imana, imitomo uzasanga muri Zaburi yayiteraga Imana, ntawe yayiteye abagore. Ni umuhungu wagiyagwa mu rukundo n'abagore, yandikira abagore Zaburi. Indirimbo za Salomo ni igitabo nakunda gusoma ariko kirimo amagambo meza. Imitomo, indirimbo za Salomo yateraga imitomo abagore. Urukundo ariko uzakunda Imana rwerekeje ku bagore. Dawidi nawe uzasanga atera imitomo abagore, yayiteraga Imana ngo nk'uko imara akazi yagize ushaka Imana ngo niko nanjye umutima wanjye gusha. Ni iki ngiki Imana yaje areba Dawidi gasanga umutima koko urashaka Imana, si ibintu by'Imana. Twebwe twagushaka iby'Imana ariko ntidushaka umutima w'iki. Amategeko yasabaga mu ngoma za 2:7-14 Imana asabye ibintu bitatu, ngo abitiriwe izina ryanjye ntabwo irabihakana nibicisha bugufi, nuko guca bugufi kutakiri muri bo. Icya kabiri bagashaka mu maso hanjye, bamenyere gushaka mu kuboko kw'Imana. Icya gatatu bakareka ingeso zabo mbi. Izi bariyeri nizo mara gukurwa ngo nibwo nzumva ndi mu ijuru nkabababarira igicumuro, hanyuma nkabakiriza igihugu. Ibi bintu Dawidi we yabirenzeho revo, yaragiye we aca bugufi. Amaze guca bugufi ashaka amaso y'Imana, yumva imurutira kuba handi imyaka igihu, yumva ntibihagije, arenga urwego rw'amategeko ibyo asaba, ahita washaka umutima w'iki. Imana yavuga ndabona umuntu amaze kumera nka azakora ibyo ashaka. Yesu agiye kwivuga nk'umwungeri mwiza muri Yohana igice cya 10. Mu Bisiraheli no mu bungeri bayoboye Isiraheli nta wigeze utangwaho icyitegererezo uretse Kristo Yesu wenyine mwene Dawidi. Yesu avuze ngo ninjye mwungeri mwiza. Yesu asobanura ingingo zimusobanura zimutarwa n'abandi bungeri babayeho. Avuga ngo ninjye mwungeri mwiza ubasha kuragira umukumbi. Yesu avuga ngo nta rukundo ruruta yuko umwungeri yapfira intama ze. Mwiya Musa muri Yohana igice cya 5 Yesu avuga ko ari mwungeri igitongo databwa ngo nuko atanga ubugingo bwe kugira ngo apfire intama. Yesu avuga ngo nta rukundo ruruta yuko umuntu apfira inshuti ze, yuko umukumbi wafirwa n'intama. Mbese uyoboye umukumbi umwungeri agapfira intama. Dawidi yavuze yuko nubwo intama zariza, ndashaka kurebe similarity ahantu Dawidi asa na Yesu akagaragaza urukundo rw'Imana rurenze kamere ya muntu. Dawidi yaragiraga intama za se Yesayi, ntago zarizi.
intare yaza n'idubu. Dawidi akavuga ngo kugira ngo njye gukiza amagara yanjye umwana w'intama afatwe n'idubu, byaruta idubu ibanza ihere kuri njyewe inyice ndemera mpfiriye inyamaswa intama zitari niza. Akemera kujya gupfira inyamaswa. Imana imurebye iratangara ngo iyi kamere ko mbona itari mu bantu ko ari iyanjye, ni njye uri gupanga kuzatuma umwana wanjye akajya gupfira umuku. None Dawidi atangiye kugaragaza kamere ya Kristo mbere y'uko ubuntu buza. Dawidi atangira kugaragaza urukundo rwo gukunda umukumbi bigera ku rwego ashaka gupfira intama kandi zitari nize. Ndashaka kubyitondere, ajya gupfira arwana n'idubu n'intare ashaka gukiza umwana w'intama, yemera guhara amagare ngo apfire intama kandi intama nta nubwo ari nize. Iki kigaragaza urukundo rurenze kamere ya muntu. Imana aravuga ngo nta rukundo ruruta uru. Yesu wabivuze yuko umwungeri yapfira intama, ngo baragira ibihembo. Atandukanya Yesu yitandukanya n'abandi bungeri. Ujya gusanga abandi bungeri yitandukanyije nabo, uwo bahuje ni Dawidi gusa mu mate. Niba ushaka kongera gusobanukirwa Dawidi uwo yari ari we, bareka kumwita ngo ari umuntu w'umunyabyaha, yari afite kamere, umuntu ubasha kubabariraho amategeko avuga ngo ijisho rihorerwa irindi. Dawidi akavuga ngo njyewe ntabwo nzihorera, njyewe ndatanze imbabazi. Ibi ngibi ntabwo bisaba amategeko yasaba niba wasamba kwicisha amabu, niba umuntu akugire nawe ijisho rihorerwa iri. Amategeko mu mateka ntabwo yemeraga gutanga imbabazi, kuko ijambo riratubwira ngo amategeko yarica. Yesu niwe waje yuzuye ubuntu n'imbaba. Muri Yohana igice cya 17 Mose yazanye amategeko, Yesu aza yuzuye ubuntu n'imbabazi. Dawidi rero we yagaragaje ubuntu n'imbabazi mbere y'uko amategeko asa nk'aba expired nubwo atarangiye. None Dawidi we aba munsi y'ubuntu, niyo mpamvu kwihana kwe kwari gutandukanye n'uko abari munsi y'amategeko. Urabona ahantu Ezekiel 3:4 Imana ibiri gucira urubanza bungeri, uburyo biyitaho bakagakwita ku mukumbi. Iyo uri kumanuka mu mirongo ikurikira igice cya 34 uzasanga Imana ngo njyewe nzabahereza umwungeri ukwiriye Dawidi umugaragu wanjye, ntuzaragira umukumbi wanjye ne. Kandi Dawidi hano yari yarapfuye, ariko Imana ivuga kuzagaruka kwa Dawidi kuzongera kuragira umukumbi. Ari mu bikomangoma bizayobora ku ngoma ya Kristo. Dawidi kuko abaye neza umwungeri, kugira Imana yemeze Samweli ubuhamya atangiye Dawidi igihe yumvisha hijyaburiye intama zase hariya mu rugamba, yaragemuriye nako bakuru be ku rugamba. Kristo Yesu nashimwe. Muri kwa kubagemurira asanga hari uri kwikarakasa wishize hejuru. Dawidi arwanira Imana ishyaka, si ubwibone. Dutandukanye ishyaka n'ubwibo. Arwanira Imana ishyaka. Bakuru baravuga wabwibone, ufite ubwibone bwo mu mutima, siko Dawidi bamubwiye, ariko muri we ntago bwari ubwibone. Yumvaga babajwe nuko Imana iri gutukwa, yakaba ari we abanze bamwicazeho batuka Imana atakiri kubyo. Uyu muntu yakundaga Imana ku rwego yemeraga gupfa kubw'icyubahiro cy'iki, aho kugira Imana uyituke mpari. Banza ndemera njyewe si uko ngushoye Goliyati warwori champion, ariko wanteranye icumu n'imiheto. Ariko dore Dawidi kuntu yari umuhanga, ngo njyewe nguteye si mu izina ryanjye kuko ntacyo ndwanira byanjye, ahubwo njye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli uwasuzuguye. Mani magambo nje kurwanirira icyubahiro cy'Imana, nanze kwisuzugurwa. Banza unyice ukomeze kwisuzugura ntakiriho. Imana iravuga ntago waba ugiye kurwanirira icyubahiro, ntago waba ugiye kushakira icyubahiro. Nemere yuko upfa. Yabashaga no gukubita ibuyiriya Imana ikarikatisha. Kubera iki? Yaramaze kugenda mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli, ababajwe nuko Imana isuzuguwe. Ibyo bikaza mu mashusho biragiye gupfira igihugu. Wabikita patriotisme, l'amour de la patrie, mbese gukunda igihugu. Kwa kuri bibuka intwari, Dawidi yaragiye gupfira umukumbi ataritirirwa. Sawuli yaratiri, niwe rukwe kuba Sawuli wari rukwe gupfira umukuyobora Isiraheli. Dawidi yaratarabye ubwo yari yimitswe kuzayobora Isiraheli, we yemeye kujya gupfira umukumbi utaruwe. Ndashaka kureba runo rukundo rw'ubumana kwari kugira ngo Imana yemeze Samweli yuko urwego Samweli atararugeraho wo kuba ashobora gupfira Abisiraheli, kuko abanje kubabera ubutambyi nk'umucama. Haleluya! Samweli ataragera ku rwego rwo yapfira Isiraheli. Dawidi yabaje gupfira intama zase, birenze gupfira inyamaswa. Ariko nemeye gupfira igihugu, hatara gupfira igihugu, nemeye gupfa kubw'icyubahiro cy'Imana yo gusuzugurwa. Reka mpfa akoba kwishyura ariko ntakiri, yemera gusa nk'uwiyahuye kubw'icyubahiro cy'iki. Yanze ko kinyagwa.
Dawidi ni umuntu wamaze kwica Goliyati baramuhimbaza bamurutisha Sawuli, ahita avuga ngo nubwo banyishtiriye kwica ibihumbi 10 ngo Sawuli yishe igihumbi bankubye inshuro 10 za Sawuli kandi ari ku ngoma. Sawuli ahita agira ishyari ngo ndaje murangiza basigaje kumuha intebe. Dawidi ahita yisubira kuragira intama za ni bande baca kugwereza icyoro nk'icyo ukaba ugifite ibaza zo kujya kuragira umukumbi kandi bamaze kukurutisha umwami. Abakobwa b'Isiyoni baramuhimba, Dawidi arongera aca bugu, dayimoni ubwibona ikubitira hashashe. Noneho dejene mu ngoma za mbere 14 urebe buryo ikiri cyatumye Dawidi Imana imuzamura. Iki cyo guca bugufi cyatumye Dawidi mu bukubaho yarwanaga isaka ashaka kunezeza iki umutima w'Imana. Haleluya. We yarenze ku rwo gushaka mu maso h'Imana bagashaka umutima w'iki. Yarameze nk'uko umutima w'Imana Imana ishaka ko dukora ibinezeza. N'amavu na Zaburi ya 40 n'umurongo wa 8 Dawidi yarivuze ngo Uwiteka nje simbihatwa gukora ibyo ukunda ahubwo nje nishimira gukora ibyo ukunda ikindi n'amategeko yawe mu mutima wanjye. Ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi munsi y'amategeko bahatwaga gukora ibyo gukiranu. Samweli yakiranukaga kubwo gutinya itegeko no kubaha Imana kubwo gutinya itege. Dawidi we ntiyakiranukaga kuko atinya itegeko. Wera ngo Mana ngewe nago ntinya itegeko kuba nakiranuka ahubwo ngewe ndumva nishimira gukora ibyo ukunda ntibikiri itegeko ahubwo nge ni umunezero wa mu gihe utaragera kuri uru rwego bizakugora kunezeza Imana no gukora ibyo ukunda. Kubera ko hari ugukiranuka ku buryo butandukanye. Hari ugukiranuka ugatinya gusambana kuko utinya sida, ugatinya gusambana kuko bari buguteresha amabuye. Hari ugakiranuka ukirinda ubusamba. Hari nundi wanga gusambana akavuga ngo Imana itabibona nabi bese ashaka kuneza gusa akagusaba kugira nezeza iki. Aba bantu babiri bazanezeza uwo umutware ne kimwe. Cyo ni kibazo mbajije. Hari ugutinya gusambana kugira udaca madamu wawe inyuma ushaka kumuneze. Hari nundi utinya gusambana kugira ngo atarwara sida cyangwa kugira ngo batamufata cyangwa bikamusenyera urugo. Aba bantu babiri bazakiranuka kimwe. Uzakiranuka cyane nubikora ashaka kunezeza kuruta kubikora uti. Niyo mpamvu Imana mu buntu bw'Imana budusaba gutanga imbabazi no kubanzi bacu kandi amategeko ntabwo ariko abisaba. Niyo mpamvu Dawidi yuzuye ubuntu yahaye imbabazi Sawuli. Haleluya. Rero tumenye ko niba udashaka kurwanywa n'Imana cabugu ingoma za mbere 14. Reka twasobe twiruka ku minota yanjye ndabona iri kurangira yanarangiyemo hanyarangira ngo Yesu naje tusome ingoma za mbere 14 uri ku murongo wa 8. Dawidi ngo anesha Filistia. Abafilistia bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta. Muri Bibiliya za telefone ni amateka Bibiliya z'iki gihe 14 murongo wa 8. Abafilistia bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli yose. Abafilistia bose bazamurwa no kumutera. Dawidi abyumvise arabasanganira. Icyo gihe Abafilistia baraje buzura ikibaya cya Barafa. Dawidi agisha Imana inama ati ntera Abafilistia uzabangabiza. Uwiteka aramusubiza ati genda kuko nzabakugabiza. Nuko bazamukire i Bari-Perasimu Dawidi abatsindayo. Dawidi ahera ko aravuga ati ndashaka twumve kano kantu umurongo wa 11. Imana yahomboje abanzi banjye ukuboko kwanjye nk'uko amazi ahomboka. Icyo cyatumye aho hantu bahahimba Bari-Perasimu. Reka nsubiremo. Dawidi ahera ko aravuga ati Imana yahomboje abanzi banjye ukuboko kwanjye nk'uko amazi ahomboka. Ahantu bishatse kuvuga iki? Dawidi amaze kugisha Imana inama turi ko bere data ngo ngende ntera Filistia uzabangabiza. Mwene magambo Dawidi yangaga kumena amaraso y'utari urubanza, yangaga kujya kurwara urugamba Imana itabanje kumwemerera. Bigaragara ko Dawidi no mu gukiranuka no mu rugamba yarakiranukaga. Yangaga gupfa kumena amaraso kwabo, yajyaga ku rugamba akabanza kugisha Imana ina ngende uzabangabiza. Yakwaye ko Imana bakuye amaboko izamugabiza akagena azi yuko Imana ibyeme. Nago rero byari ibyaha hano yabagakiranu kuko Imana yabaga gusoza icyo umugambi Imana imwemereye. Hano akora ijambo amaze gutsinda ntiyiyogeza ntiyihimbaza ntiyavuga ngo nze ndi wakabi. Dore amagambo yavuze murongo wa 11 ngo Imana ihomboje abanzi banjye ukuboko kwa.
hari abantu usanga imana yarahaye amavuta yo guhanura akabwiriza agasengera abarwayi bagakira ibintu bigaturika ibitangaza, hanyuma ibintu aho kugira ngo abyitirire imana akabyiyitirira, akavuga ngo ni njyewe ukiza abarwayi, ni njyewe uhanura bigasohora, ni njyewe ukora bino, ni njyewe ukora bino. Igihe cyose uvuga gutyo ngo nawe bikahita bisohora, mani magambo ni wowe ubisohoza ubikuyeho imana, kandi imana ivuga uko ishaka igasohoza uko ishakiye, ari wewe ubihanura ukahita ubisohoza, wakaba utegeka ibihe bisohorera. Ariko igituma imana ivuga igakora mu gihe yateganyije, dukora tutazabyitira ngo nitwe twabikoze. Aha Dawidi avuze ijambo rikomeye cyane, aravuze ngo Uwiteka yahomboje abanzi banje ukuboko kwa. Ntabwo avuze ngo ni njye ubikoze, avuze yuko Uwiteka yakoresheje ukuboko kwanjye, sinjye n'Uwiteka. Ajya gutera Goliyati aravuga ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Mani magambo ntabwo ari icyubahiro cyane ndi kurwanya, ndashaka yuko Imana yongera guhabwa icyubahiro agasuzuguro, singashaka kongera gusuzugura Imana. Igihe cyose uzakora ikintu ushaka kugira Imana ihabwa icyubahiro, izihesha icyubahiro. Igituma Imana iri kubura uburyo dukoresha ikatubyaza umusaruro, ifite ikibazo yuko twayiburiye icyizere turacyihesha. Yakitwa ari ijambo bakoresha ijambo confidence. Confidence, self confidence, uko wihagaze wifitiye icyizere. Ariko ibi ngibi bikuna kuzanamo cyane abantu ukubwibone, bigatuma Imana tuyambura icyubahiro. Niyo mpamvu dukwiye kwigena, niba ugira confidence uwirata ngo wirateye. Niyo mpamvu ibanga ryiza uko kubanza ukagenzura ibyo ufite wabihawe nani, niba warabihawe n'Uwiteka. Rero wibyirata, irata Imana biguhaye ihabwa icyubahiro mu byo waha. Yabidusomeye wabanje Abefeso 3:20 aravuga ngo ibasha gukora cyane iki Imana ibiruta ibyo tuyisaba n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo nyinshi, ntabwo ari imbaraga zacu. Ibintu tubyitondere, Imana ibasha gukora cyane, Abefeso 3:20, ibiruta ibyo tuyisaba ndetse n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo ntabwo ari izacu, nk'uko imbaraga zayo nyinshi zikorera muri twe. Haleluya! Icyama tukamenya yuko ari imbaraga z'Imana atari izacu. Twagaharaniye guhesha Imana icyubahiro idukorera. Imana mbwiye yuko mu bintu biteje ikibazo ishatse kutukoresha ibitangaza, ariko ifite impungenge ntiratugira icyizere bihagije kuba yadukoresha bino, kuko irabona yuko twayambura icyubahiro. Rero niba ushaka gukoreshwa n'Imana, dore hano hasi icyo Imana yakoreye Dawidi. Turi kurangiza, Yesu nashimwe. Umurongo w'10 noneho tuhahere tukomerezaho 12. Kandi Abafilisitiya batayo ibigirwamana byabo Dawidi atega ko babitwika. Bucya Abafilisitiya bongera kuzura cya kibaya, Dawidi yongera kugisha Imana inama. Urumva ko wari umugenzo wa Dawidi. Ntabwo yavuze ngo nshinge kuri experience ya mbere nagishije Imana inama biremera, reka ngende kurwana urugamba irongera ibampereza Abafilisitiya bagose cya kibaya. Hano natsindiye Satani, reka rongere mpamutsindire ntanasenze, kandi imbere wabanje gusenga kugura ujya kumutsinda, kuko ubwo yongeye kugaruka kandi namutsinde kugira ngo ya mavuta aracyahari. Ariko Dawidi yaravuze ngo yongera kugisha iki? Mwumva hano utitwaza ngo experience ngo ibyabanje ngo niba bizakora n'iki gihe. Imana ifite iyindi strategy kugira utazayimenyera ukabyiyitirira ukagira ngo ni wewe. Dawidi ari umuhanga. Bibiliya yatubwiye hano ngo bucya Abafilisitiya bongera kuzura cya kibaya, Dawidi yongera kugisha Imana inama. Imana iramubwira iti we gutabara ubakurikiye. Urako hano iyo yitwaza experience ya mbere yaragiye kubigwa. Turi ko bere data aramanuka ngo Uwiteka we gutabara ubakurikiye, ahubwo bace rubete ubarasukireho ahateganye n'ishyamba. Nta murambaye ikinyarwanda cyane ndabona gikaze hano. Ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri kirangira hejuru y'ubushorishori by'imitugunguru, uhere kutabare kuko Imana iri bube igutabariye imbere kunesha ingabo za Filisitiya. 16. Nuko Dawidi yabigenza uko Imana yamutegetse, batsinda ingabo za Filisitiya uhereye i Gebeyoni ukageza i Gezeri. 17 umurongo wa nyuma. Maze inkuru ya Dawidi yamamara mu bihugu byose
ubwo ni ku isi yose. Uwiteka atuma amahanga yose amutinya. Iyi ni Bibiliya mwasomye namwe. Uwiteka atuma amahanga ngahe? Aziya, Erope, Afurika, Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, Australia, ibihugu byo ntatumanaho. Ibaze network ritarahagera. Ariko igitinyiro cy'Imana Imana yagira ngo ituma. Hano baravuga ngo Dawidi kubwo kugisha Imana inama akanga kujya kurwana Imana itabanje gusabana nayo, byatumye Imana imuhereza igitinyiro ngo Imana ngo ituma amahanga yose atinya Dawidi. Gutinya Dawidi, amahanga yose kugira ngo amutinya ahinduka Superman mu isi yose. Mwanya magambo nta gihugu ubwo ngubwo cyabasha kumuhangara ubwo Imana imaze kumutera ho igitinyi. Bisobanura Petero 2:5 ngo icishe bugufi munsi ko kuwite nibwiza gushira hejuru mu gihe gikwiri. Dawidi yaciye bugufi arwanira Imana icyubahi, amaze no guhabwa intsinzi ntiyayiyitirira, ayitirira iki? Yuko rero yamuhesheje amenye ko ari imbaraga ze bazikorera muri we. Dore ikiri kintu gitangaje cyanyemeje kuri Dawidi. Iki gitabo cy'igihe cyo ngoma za mbere igice cya 11 wera ku murongo wa 17, Dawidi yabonye ikibaya i Bethlehem aho yavukiye, basanga yari amazi yarakumbuye yumva afite inyota. Ingoma za mbere 11 umurongo wa 17 umanutse. None muri ingabo yagendanaga nazo ataraba umutware wa Isiraheli nubwo yari yarimitswe. Turiko bene data ndi kurangiza. Yesu Kristo nashimwe. Yaragiye ahita ngo icyampa akagira unsomya ku mazi Bethlehem, yumvaga afite inyota imumereye nabi. Noneho harimo abagabo 3 bamwiyumvagamo bamukundaga, bahita biva baragenda bajya kubanyura mu Bafilisitiya ahantu bari baganitse Bethlehem mu gace Dawidi yavukiye naho Kristo yavukiye. Baragenda bakura amazi baramuvomera baramuzanira. Dawidi bakiyamugeza imbere ahita avuga ngo nabanesheje agaciro ubugingo bw'aba bantu 3 bemeye guhara amagara yabo bakemera kusa nkaho bemeye kwiyahura kumfira. Dawidi ahita avuga ngo uru rukundo munyeretse. Njyewe rero ntago ndwereka abantu, ahubwo njye ndwereka itaboneka. Ahita afata ngo aya mazi afite inyota ngo yabyarira imbere y'Uwiteka aramena yanga kuyanywa. Aravuga ngo nabanesha agaciro ubugingo bwanyu, mwaha agaciro ubugingo bwanyu, icyubahiro cyo mu mpaye nukuri mukemera ko mwakwemera gupfa muzirangiye kugira ngo muzane amazi yo kunywa, mwaze ko nicwa n'umwuma. Dawidi ngo amazi ni inyanywa, ndabanesha agaciro ubugingo bwanyu. Dawidi ahereza agaciro ubugingo bwabo, noneho abuhanya n'ubugingo bwe. Dawidi ahita avuga ngo iki cyubahiro mu mpaye nge nyigaruriye Uwiteka, sinyanywe nubwo mfite inyota. Reba umuntu afite inyota aratakambye ngo inyota irangiye. Icyama hakagira unsomya amazi Bethlehem muze kuhasoma. Dawidi amazi yanze kuyanywa, icyubahiro bamuhaye Dawidi abona yuko kitamukwiriye gikwiriye ahita abyarira Uwiteka. Icyo ni igitambo bisa gutya. Ni nkuko naba nshonje Alexi, noneho wareba yuko nshonje ntabwo icyama nkabona nungura igikomando cy'igihumbi sinshonje. Weho Alex wari ugiye kurya 2,000 ukatuyafata yose ukayantereza ngo nyarye igikomando nde mpage ukigomwa ibyo kurya. Aho nkabikoze kumwe imbabazi ungiriye. Hanyuma ngewe weho birashoboka ko udashonje nkuko nshonje. Impamvu ngira imbabazi wenye ngewe mfite inzara irutiyo ufi sungira imbabazi ukameza 2,000 ngo mjye igikomando mpage. Unarisabye 1,000 wowe usabye umpaye 2 ngo ngene nguri igikomando. Ndagwaza urugero rw'igikorwa Dawidi yakoze uryo n'uburemere kiremereye. Uyu nguyu wemeye kunyitangira Alex angiriye imbabazi hari ibyo yigo. Birashoboka kuba batarashonje kuko nagwa ari abagabo babapfinyo. Weho wigomwe amagara yawe yagurashaka ariko ubabariye nje ugiye kwishwa n'inyota. Iki kintu cyungaragarije turiko bere data cyungaraga kingeretse urukundo nkunda n'imbabazi ungiriye. Noneho nje ugiriye imbabazi ugiye kwishwa n'inyota nkahita mvuga ngo ndabona nubwo inyota inyishe nubwo inzara inyishe turiko bere data nkahita mfata 2,000 ampaye ntanariyeho najya natanu yanzara narindi gutaka nkayirengagiza nkahereza undi mushonje ushonje nkahita nanjye nyamuhereza. Ibi bintu ubu bwitange buzangana, ndashaka mumbwiza ukuri, ubu bwitange buzangana bene da. Kristo Yesu nashimwe. Wewe nge ndatatse inzara iranyishe nshaka igikondo cy'igihumbi, wewe ungiriye imbabazi ushingiye ku nzara kuniryana umpaye 2,000 ngo ry'igikomando cyose.
muri aka kanya maze kungira imbabazi unyeretse ubwita njyewe nimbyigomwa ibi 2,000 umpaye hahita mbihereza undi mushonje mwene magambo nzaba ngaragaje igitambo kiruta icyo wampaye kubera iki njyewe nshingiye ku nzara yatumye ungirira imbabazi nkayirengagiza ayo warumpaye kurya nkayahereza undi bizaba bigaragaje ko njyewe nkoze igitambo kiruta icyo wako Dawidi nuko nguko yabikoreraga itaboneka ndashaka mureba Dawidi ukuntu yarateye ndashaka urebe ihishirwa ryari mu kubana kwa Dawidi niki Dawidi arongera akora ikintu Imana iremera hari ibintu biri mu gice cya 11 Dawidi ari ibintu agiye akorera Imana birenze kamere uhasomye nagwa apfa gusobanukirwa igira ihishurirwa muri iki gice ugira ngo ni ibintu bisanzwe yabyari Uwiteka amazi inyota gusa birasaka ubanze urikurure ukore meditation ukuru uburyo Dawidi atatse inyota uzitonde umugabo atatse inyota ngo agiye kwishwa ngo ashaka amazi i Betlehem abagabo bakigomwa ngo bagiye kuyamuzanira Dawidi ahita avuga ngo ninyanywa ndaba ntesha agaciro ubugingo bwanyu musa nkaho mwamfiriye dede cyangwa nanjye ndemera nanjye mfire kubw'icyoro cy'Imana cyo mwampange ndankigarurira Imana kwa kuri baguhimbaza abantu amashimwe abantu kacagarura Imana birayinezeza niyo mpamvu yagiye mushira hejuru y'igitinyiro kuko Dawidi yabaye nk'umuntu utabere umuntu uwarize Sawuli amaze gupfa kandi Sawuli yari agashaka kwica Dawidi ngo atabwisharana kungo umuhungu wishe Sawuli nako uwitire ko yishe Sawuli yarabyitiriye agira ubwibone arabyite Dawidi ngo wewe nawe bakwica n'ururimi rwawe rutkubereye umuhamya wakoze kuwimikijwe amavuta aha Dawidi ururimi rwuri yagize ubwibone yitiriye icyatako arabyicirwa Dawidi rero umuntu babazwa nuko umwami washaka kumwisha yapfuye akabona amarira yo kura uwo mwanzi wawe yapfa akabona amarira na data umbyara njyewe Didi yapfuye 2019 mu kwa gatandatu yarapfuye mbura amarira yo kurira ndayashaka numva nago bine kuko ntazi keya ye data umbya nabuza amarira yo kurira kandi data umbyara nta mwanga ariko numva nta keya ye nzi numva amarira arabu umukecuru byara mama yarapfuye amarira araboneka nayo imaze nayibiri ndi kuwa musenga nayo ndi Kenya Nairobi nsaka ko Imana yamukiza araho toka apfa saa 6 z'ijoro nayo ndi kumwe na Rose apfa saa 6 z'ijoro ndangije yibiri numvaga narijye kuri kubora imbaraga zo kurya nuko imaze gusiburuka saa 6 z'ijoro ndangije yibiri marira naraye nyarira njya no mwiyerekwa mbona narafite amasane ndi kwerekwa noneho ntabwo amakuru ariko nararanya agahinda mbona marira kandi Imana yari yamaze kudutegura yuko babibwiye mama wanjye ko nyina agiye gutaha na muri na Pastor Caleb uyu ngo arabizi yari inshuti twaye dusabana yarapfuye mama wanjye yararize ariri nanjye nararize ariko data umbyara mbura amarira kuko ntazi keya ye nta busaba rero Dawidi yakundaga Sawuli kandi Sawuli adakunda Dawidi yereza agaciro umuntu utakamuhereza biragoye kubona umwanzi wapfuye ngo ubone imbaraga zimuririra biragoye niyo mpamvu Dawidi umutima yari afite wari urenze kamere umuntu washa kubazwa nuko umwanzi wapfuye n'umuhungu wa Sawuli Abusalomu agiye kumwica ntuzi uko yamukore kudeta nyuma Dawidi akabaza ngo sicari ngapfuye mu gihe mbo cyawe Abusalomu ntiyagahinda umukuru w'ingabo Yowabu akavuga se woteye uteye kuko bahereye kuva ataricara ku ngoma kuri ingabo Yowabu arabona ntibishoboka ni gute abanzi bawe bapfa ukagira agahinda cyangwa bagukuntu urashaka ko twangwa dupfa abanzi nibwo bizakunera metse byaramuca umukuru w'ingabo Yowabu yatangaye no kubona Dawidi aririra Abusalomu amaze gupfa kandi yari yamuteguhu Abusalomu yari ryama n'ishoreke yasi cyari igihano Imana ahaye Dawidi kuko aryamye na Batishe ibi byose bigaragaza urukundo rwo umuntu abasha gukunda ni Imana idukunda gutya igakunda tuhora twihemukira ariko gahora turebana amaso y'iki urukundo rw'Imana rwari muri Dawidi rwarenze kamere ya muntu nizi mbabazi byagaragaje Dawidi tumwigiraho guca bugu ikindi no kutambura Imana icyubahiro tukakihesha kuko iyo wambaye Imana icyubahiro ni cyajya wumva yuko ari wowe wabikoze gutega kwa 2:8 maguruka tugiye gusengera muri amagambo muhaguruka tugiye gutega kwa 2:8 twumve icyo Imana ivuga dusaba Imana imbabazi aho twagiye tuyambura icyubahiro kandi arica ibintu tukabyiyitiri
kuko niba ushaka kutarwanywa n'Imana urasabwa guca bugu, niwo mutwe w'ijambo, kuko Imana irwanya abibo. Rero hari ibintu byinshi baragashatse kudukora ariko iri kuturwanya kubera iki? Turi kuyambura icyubahiro. Igice cya 8 umurongo wa 16 haravuga ngo iki? Haravuga ngo ikakugaburira amanu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi. Imana igucisha bugufi wanze guca bugu, ikugaragaze ibone uko izakugira neza ku iherezo ryawe. 17 uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranye je indahiro n'abasekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Umurongo wa 18 ngarukiyeho. Imana avuga ngo utazikora ikosa ukibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butu, ari kudukosora igituma ari kudukanda, ari kugira ngo dufite amasaba yo kuzagirirwa neza ejo nihe kuruta ubu ngubu turi dufite ibyiringiro by'ejo haza. Igituba rero turi gukandwa muri iki gihe ducishwa bugufi, ntabwo Imana ifite inyungu zo kutubabaza, ahubwo ari kugira ngo duca bugufi tumenye yuko biva kuri yo, kuko igihe bise bamaze imyaka 40 igihe bari mu butayu, hari baba engineer bubatse Egiputa za piramide zikomeye, iyo bose bashira ku rwego rumwe, ibatungisha amanu, ibanywesha amazi avuye mu rutare, uwize n'utarize bose bashaka ku rwego rumwe, ngo yarabagerageje bose bacisha bugufi, ibashakamo ikintu kimwe gusa, kugira ngo niba twara muri Kanani batazirata ngo ni imbaraga zacu uko twari abantu bize cyangwa dukomeye, ahubwo yashaka kubibutsa yuko niba kigeramo bajya yuko ari Imana ibahereza imbaraga zibaronkesha. Nuhinga ukeza utaziga ngo nuko ari wowe usega kuruta abandi, uzibika yuko ari ubuntu bw'iki. Nuko ukabona abakira baraje, ntuzawe ngo abandi ngo nuko batazi gukora, hoya niyo ko ari Imana guhaye ubwenge bwo gukorera amafara. Nubona urugo rwubakitse uzabe ko hari abagerageza kurwana bikanga kandi bashaka kuzubaka zigasenyu, nubona rero Imana iguhaye ubuntu bwo kubaka urugo utazirata kubatiri kurwana n'iryo kose, we ngo nago ubacira urubanza, ujye ko yuko byose biva ku Mana igira itanga ubu. Ibyo vuga turi kumwe bene data, Imana ifite agahinda yuko hari ibyo yagiye tugezaho turabyiyitirira, bibuza rero kudukorera ibindi, bituma rero hari ibyo twambura. Nebukadinezari yibagiwe yuko ari Imana mushize ku ngoma, ashaka kwigira ikigirwamana, imugirira ubuntu, imuhereza imyaka 7 gusa yo gucishwa bugufi, imuhereza ubwonko bw'inyamaswa, arisha imyaka 2, imaze kuyirisha imugarura ku ngoma. Danieli bari bakimurindiriye, imugarura ku ngoma, ayongera yicaraho amenya yuko Uwiteka ari utegekera mu bwami bw'abantu n'ubw'iju. Bishatse kuvuga iki? Imana igukundira gucya, nubu nugira ubwiba n'ibintu kabyitira Imana ntigukande, mubayo utibaramo ntabwo iguku. Abebura 12:6 abikunda n'ibicyaha abifata nk'abana n'ibikubita kibo. Salomo rero we yagize ubutyo kwerekeza kubindi Imana iramukande mukura ku ngoma hakiri kare, yarakwiye kuraba imyaka irengeyo yaramye, kuko ntiyegeje ajya muri 70. Nebukadinezari ari mu bantu bacishijwe bugufi, Imana ikibashaka ku ngoma imugarura ku ngoma. Herode we baramuhimbaje gusa, akora ikintu baravuga ngo none sijwi ry'umuntu yisha Yakobo amwicishije inkota, ayirongera yiyongeza na Petero ko nejeje abayuda, agiye gusohoka amasengesho y'abakristo bingingira ubibayoboye, Imana irabatabara. Imaze kubatabara, Yesu Kristo nashimwe, Petero aragenda, yari yimva ko mbese ari we ubikora, Imana abanze mucisha bugufi, mwereka agaciro. Pasiteri, dore hano amakuru yawe. Hari igihe abakozi b'Imana rimwe na rimwe tuva yuko mbese abakristo batadusengera inshuro nyinshi, tukagira ngo twebwe dufite imbaraga zo kwisengera ngo birihagije, ariko hari igihe Imana igucisha bugufi guteza uburwayi cyangwa guteza ikibazo gituma uca bugufi ugashaka inkunga y'abakristo buyoboye. Rero icyatumye mu byakozwe mu 12 Imana yemera yuko Petero murongo wa 5 arindirwa mu nzu y'imbohe. Petero agendaga igicucucu cyo kigakiza abarwayi n'ibiro bikaje, aya mavuta afite bumvaga yuko mbese badakeneye gusengerwa. Imana ishaka kwereka agaciro itorero ryitesheje, ishaka kwereka yuko rero bakeneye gusengera ababayobo, abakristo dukeneye gusengera abatuyobo. Mu gice cya 12 byakorewe mu murongo wa 5 ni iki cyatuma Imana ishira muri gereza Petero. Yakobo bamushizemo ntibamwitaho, bayanga Imana ibyikorera automatique. Imana ishaka guheza agaciro
abakristo bayoborwa banga kumusengera mwicisha inkota. Yiyongeje Petero Herode ngo ndamwica nyuma ya Pasika. Imana ihita ibahereza ububyutse, mukanguka aho mwasinziriye. Itorero rirakangwa ritanga kwingingira abariyoboye. Petero yaratagifite imbaraga zimukura muri gereza yo kwisengera. Ibyiringiro yari afite byari ibyo gupfa nk'uko Yakobo yapfu. Kwizera ko kwari kuri aho yaboraguru ngo yatangiye no kwiyeza. Hanyuma Imana imwereka agaciro kito. Baraye mu ijoro rimwe gusa bamwingingira, afungurwa atari uko yase, ari uko itorero ryagize umwete wo kumusenge. Rero ntuzatesha agaciro amasengesho yawe, abasha gutabara pasiteri byica. Imana acishije bugufi Petero imwereka agaciro k'amasengesho y'abanyeto. Bivuga yuko rero dukwiye guca bugufi tutazabyitira ngo rijyaho tubitoro rigera hano. Ni irya Kristo ni urigeje. Abangaba bufite buyoboye sa pasiteri. Ni ukubera ko ari Imana bakugabije. Hari abatangiye batarageza mu bakristo buyoboye n'abaje gutya. Bivuga yuko rero biva ku Mana itangira uku guca bugufi ni kuba muri twebwe. Hari ibiri Imana izajya ikora ituzamure nk'uko yazamuye Dawidi imutinyisha isiyo. Petero samaze gucishwa bugufi, Herode wahita azamuka mu bwibo, baramuhimbaza ngo no si ijwi ry'umuntu ni ijwi ry'Imana. Herode ahita abyaka ngo kabisa Imana ifata urushi kubita marayika, yakoreshe marayika yinyako kanya itajoga inyo. Imana ashaka kukwereka yuko yo winjiye mu cyoro cy'Imana ubu yiteje ntiguha Satani, ubwo irakurwa uzakora ibindi byaha iguhe Satani. Ariko nugira ubwibone ukayambura icyoro ubwo izakurwa. Hari abahanuzi benshi bari kunyura mu bihombo bakibaza impamvu Imana bakoresha ariko ikabimpaka. Elisa reka mbahereza ibanga. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami 5:8. Elisa akoze ijambo ry'ubwibone ryamubujije ibiro 60 by'izahabu. Biri ku madolari angahe? Biri mu mafaranga angahe? Ikiro cy'izahabu cyaba kiri kuranga n'indi wabuze igiciro mu maganda. Wabuze igiciro 6,000 shekeri by'izahabu. Byo Namani yazanye ashaka kutura Elisa nabara gukira ibibembe. Nabikoreye calculation na pasiteri. Nende kwa pasa Karebu shaka kugira ngo tujye kuri internet ture shekeri bingana gute mu biro. Dusanga shekeri 6,000 bingana n'ibiro 60. Sanga Namani yarazanye ibiro 60 by'izahabu. Ubishize ku munzani ikiro kimwe cyiza gishobora gipima pasa ngo na amadolari imitwaro 4 n'igice. 45,000 by'amadolari bishobora kuba nka miliyoni nka magana. None safata miliyoni 200 kuba inshuro 60. Ntabwo ari inshuro 6. Ni ibiro aho ngaho ntufata inyambaro ishobora gukuranwa. Ntiwongera ibice by'ifeza 100 ni ibice 6,000 by'izahabu gusa bya shekeri. Ninga n'ibiro 50. Ibi ngibi yabizanye Namani yiteguye gukira ibibembe turi kumwe. Noneho Elisa umurongo wa 8 Abami ba 2:5 umurongo wa 8 umwami Namani yazanye ibibe azanye urwandiko umwami yanditse w'Isiriya ngo nkohereje umugaragu wanyu mukiza ibibembe. Umwami yatavuga ngo mbese nge ndi Imana yica kandi kabeshaho. Ubu butumwa babugiye mu matwi ya Namani. Ariko muri Isiriya hari n'Imana yica kandi gakora iki? Ahita ashishimura imyenda n'agahinda kenshi ngo umwami ari kunyendereza. Hako kanya Elisa yimugeze mu matwi ahita abwira umwami niki cyatushishimura imyenda yawe? Abayuza umwuka w'ubwibone. Mumunzanire Namani. Aramenya ko muri Isirayeli nta Mana ihari uretse umuhanuzi. Mu Bami ba 2:5 niko amagambo yabivuze. Yavuze ngo mureke Namani aze hano mumwohereza nsange. Aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Mane magambo nta Mana iri. Imana itivuga reka gukosora. Amaturo yarazanye arasubira nayo. Umurongo w'14 Namani ategekwa kwibira 7 muri Yorodani. Amaze kwibira tahegera ku murongo wa 15 abwira se tukora amaze kumenya imukije yuko atari Elisa. Umupagana itakosora umuhanuzi. Ngo menye ko n'isi yose nta Mana ihari uretse muri Isiraheli. Amagambo ahabanye n'ari mu murongo wa 8 yo Elisa avugaga. Yarashaka yuko Namani amenya ko muri Isiraheli nta Mana ihari ahubwo harimo umuhanuzi. Imana iravuga ngo nyambuye icyubahiro. Icyo cyunyambuye bigutesheje amanota ugiye kubura agatubutse bakuzaniye. Rero Imana rero itibwira Elisa utibeshe ugakora kuri amaturo. Akwiye kurasubira nayo kuko yamenye ko ari umuki. Urabona yuko abakozi Imana benshi hari igihe tubyita ariko twe tubikora. Imana igukundira gukosorika kwimika bafata amaboko bakabe baguhereza.
ibi bintu byose turasabwa guca bugu, ubwibone ntawe butafata, turasabwa twese guca bugu. Hari umuhanuzi wambwiye, ntabwo ndimuvugiza ariko nzamukubwira sosite, yaramba ngo diye kubera iki wewe utajya ubura akantu, ukajya haza nkamuhereza nk'akantu n'umwita ugasanga butwara ntuko kutajya ubura amafaranga kandi atari uko nyoka yakohereza amafaranga ujya uyabona mu buryo kandi mbona ibyo uvuga bikaze bisharire utajya ufera utabeshya ubwiza abantu kure. Nabwira ngo ngewe iyo nkorera iyo uyihagararanye nayo neza irakubeshaho. Ngewe ushobora no kuva mu ivugabutumwa umuntu akahita anyuraza imitwaro 2-3 kandi ngo ndi guhatwa nabyiyumvishemo nje nkayabona. Sositene ni igihamya, hano wigeze kuyanyohereza sositene turi kumwe ari kandi umuntu azi mbese ni ibintu bitanduka biva ku Mana. Iyo uyihagazemo neza Imana iragutu, ariko nushaka kwiba Imana izakunyaga mumbabare gutwara uyu mwanya. Ibi bintu byari ngombwa kugira ngo itorero rihereze agaciro bayobora mujye mubasengera, na paseri nawe atazatesha agaciro itorero, kuko hari imbaraga zibasha gutuma ava mu nzu y'imbohe kubera ko itorero rizajyagize umwete wo kuguse. Rero nyani magambo byose bisabwa kumenya yuko twese tutishoboye ari Imana ibikorera muri guca bugufi. Tureke kwambura Imana icyuba, twigihari ibyo dukora byose dushaka ko Imana rihabwa icyuba. Uzarebye Imana izakora ihana ibirema byahagendera, hano ibisubizo bitandukanye byahabonekera, pfa kuba gusa byitirirwa ikima. Elisa suko nguko samaze gukira ibembe Namani aramwinga ngo reka ngweze amaturo. Namani aramwinga Elisa ngo ndahiye Imana ihora yuko ntacyo ndi bwakira. Nuko yari yanze buriya butunzi se yarasanzwe yakira. Gehazi ntiyasobanukirwa impamvu sebuja byanze. Igice cya 5 umwabami ba 20 hagaragaza Gehazi agira ikibazo, asanzwe yakira umunsi arayanze kandi aje agatubutse, ahita abakurikirana ararikira, aragenda ajya kumusaba bikera mubeshye. Arabaratuyeho makeya n'imyambo n'ibindi, akimara kubira bagiye mu nza sebuja. Ese uvuye he? Tubamwe ngo ntaho nagiye. Elisa burakari burazamuka, urumva mfite agahira yuko nanjye ntabibonye, none wajye uje ngo amaso yanjye siyajyanye nawe ujye kubyakira. Ibibembe bya Namani bikujeho n'abana babatari bariho urubanza nabo mbateje ibibembe bizaboka miteka mu burakari bwinshi, kubera ko yaramube umuvumo w'ubusa nagufata. Ariko hariya wari ufite we yanze kubifata, hagira ngo ni Elisa utabikunze, ariko uzi guhabwa nubwo bagweza $200,000 Imana yagukuye mu ntoki kandi ngo wiyibeshe ukayakora ngo manzi yihananye rekanya twa kokosa. Ariko Elisa yaratsinzwe, abona ahantu yarasiwe ararakara, abanga nuko Gehazi atamenye icyo azi. Gehazi akoze icyaha cyo kubesha atwara ibibembe, sibyo? Uriya yari yakoze icyaha cy'ubwibone, Imana iramukanda imucisha bugu. Niba ushaka kutarwanywa n'Imana ca bugu, niba hari n'ibyo Imana ikugejejeho bibuka yuko ariyo byose ikorera muri ibi ngibi. Numvaga mpatwa kubibabwira kuko nk'uko Imana yambwiye ngo afite agahinda yuko hari byinshi twagiye tugezwayo nayo tunaniwe kuyishimira, turi kwirwanirira kuko utagira Imana icyizere urakigirira ukirwanirira. Iki cyatwaga Dawidi mu cyizere akaba yigira akaba ngo Mana ninja kurwana birashoboka kuba natsinda, ufite experience, ariko Mana nutabana nanjye ntacyo ndi buko urabanyemera njye kurwana uzabangabiza. Imana ngo ndabyemegena nzabakugabi. Birakwiye ko tugisha Imana inama, tureke kwibana ngo kuko dusanzwe tubikora, dusaba Imana ibane na yihesha icyuba. Nuko ikintu cyose cyose ushaka Imana icyubahiro izakinjiramo. Reka dusenge mu izina rya Yesu.